cyasi yo kwafata ntiyahageze kuko nabo bari kumwe n'ibahageze bari hanze gusa yari uzi bano ntago babashe kwajya rero hanze aho yari umuntu uzi ukiko rw'ibanze rwa Kicukiro habera alimentation baruguru y'umuhanda icuruza ibinyobwa ibisindisha n'idasindisha we yarahica ari gusangira byeri nabo ba YouTubers ako bose baje muri kumva izo manza kuko biganumva babikoraga mu buryo bwa live basoma inkuru nanditse bakora ko barira yivubo biratangaje ubwo rero Yaka yanyweye kubera ko mu maraso yahoramo n'undi umusemburo uhita bikuba bawita kukangura cyangwa kubyutsa yawubyukije kandi urukiko rwari rurinzwe cyane n'abapolisi bafite imbunda kubera umutekano agomba kuba n'ubusanzwe urukiko rwari rurinzwe ariko ntabwo bwose ruringwa muri ubwo buryo rero kubera ko nundi byagaragara ko hari abantu bacunga umutekano ari benshi urwego rwa polisi ishobora kuba yateje akaduve ko Gedese ntaha namusize mbona n'ubundi icupa ryamufashe ibyanya byo none se abantu ne kubihuza n'urukiko bavuga ko ngo yateje akavuye mu rukiko oya ntago ari imbere mu rukiko ahubwo ni mu nkengero kuko mu rukiko amarembo nayo yose harinzwe ashobora kuba yateje akavuye rero n'undi mu nkengero bahise bamujyana sajya kumucumbikira kugira ngo abanze icupa rimushiremo kumva ryari ryinshi kandi adafite uryo yagera mu rugo ubwo harabura gucumbikira gusa kubera ko urumva umuntu umuvanye iminota akabagaza kuri sima hari igihe umusemburo wagabanuka gushyira kuri sima bituma umusemburo ugabanuka ese ubwo umushyize kuri matera inepa ntiyakomeza agasinda rero ari kuri sitasiyo ya polisi mu Kabuga ubwo ni he Kanyarutarama ni muri Kigali yego urumva kubera ko badashoboye ko yatanga rya maruhuke u Rwanda rukunda cyane abaturage ko bavuga ko umuturage ari kwisonga bakubwira ko rero bagomba ko bagufite kugira ngo bamuhe n'amazi kuko nta gashoka kunywa amazi mu busanzwe ariko bamaye igikombe cy'amazi akaba ari ahantu ukagabanuka ntabwo igikombe yakibasha ibintu bishyushye bijya mu rugo ashobora gushya ntabwo amenya ibintu bishyushye yizanywa ibintu bikonje kandi by'inzoga nyine urumva rero bamutwaye ndumva wabibaje kuri YouTube yarukomeza ababihuzaga na Muheto ubwo nyine mvuga ko ntabihuriye kuko hari habereye imanza nyinshi ashobora no kuza yitabiririrwa afata ashobora kwiza yitabiriye ashobora no kuza yaje mu biganiro by'aba YouTuber kuko bari bahari benshi ibiganiro se bibera ku rukiko hariya hari hafi y'urukiko hari abari kuvuga ngo live ntago ariho live ku rukiko yakayitabira urubanza rwa Unity kandi atanarujemo urumva ko babihuza kandi ntaho bihuriye so update another story mani marite igitaramo kiri ryanya bese mbere ko njya kwa mani marite reka banze nkubwire bwiza kabanze iyi post banze nyihereze noza Everine iyi post ya bwiza ubundi mbabwire uko byifashe kuri bwiza Emerance iyi korabo barandahiye ngo irarenze mu gihe kiri kwishakira tubabwire ko mu ntangiriro z'iki cyumweru muri Amerika hadutse inkuru zivuga ko hari kompanyi y'ikoranabuhanga ari kugurisha amashusho y'urukozasoni ya Vice Perezida Kamala Harris afatanye na Montel Williams bakanyujiho mu minsi ya kera. CNN yatangaje ko aya makuru abaye impamo hakaba hari amashusho yerekana Kamala Harris ari gukora imibonano mpuzabitsina ko yabaye iherezo ry'inzozi zo kuba perezida wa mbere w'umugore wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe ibindi binyamakuru byavuga ko aya mashusho yaba ari igihe kuko ataba yarasohowe mbere yakaba avuzwe habura iminsi mike gusa ngo amatora ya perezida be. Nubwo ku ruhande rwa Kamala Harris uhugiye mu kwiyamamariza nta cyigeze abivugaho ari nabyo byatumye benshi bibaza impamvu nta cyavuga ku kintu gishobora kugira ingaruka ku kubona amajwi menshi. Monte Williams icyamamare kuri televiziyo mu biganiro bya CBS akaba n'umukinnyi wa filime yasasora itangazo binyuje kuri X avuga ko aya makuru ari ibihuha kandi ko igihe cyose yakundaniye na Kamala batigeze bafata ayo mashusho. Mutumwa yanyuze kuri X yagize ati wow numvise hari wavuze ko bari gucuruza amashusho y'urukozasoni yanjye na Kamala agiye guca ibintu kuri murandasi. Reka none mbabwiza ukuri nta mashusho yanjye na Kamala ahari ntimubigireho ikibazo mwabantu. Monte Williams washyize umucyo ku byerekeranye n'aya mashusho yavugwaga yakundanye na Kamala Harris kuva mu 2000 kugeza mu 2004. Mu 2020 ubwo Kamala yatorerwaga kuba vice president yahise amwifuriza amahirwe ndetse abwira Fox News ko uyu mugore ashoboye kandi ko atewe ishema nawe. Okay. Yumuntu ageze kuri titre nk'izi ngizi niko bigenda.
abakwata bakaba benshi, abakuvuga bakaba benshi, atakwifuriza ibyiza bakaba benshi. Niyo si y'ubwamamare. Ejo nimba none Riderman azatubwira kuri iriya ndirimbo nyine mu isi y'ibyamamare cyangwa se ibyamamare bimeze bite, niyo ndirimbo yasohoye muri iki cyumweru. Hanyuma nagiye kubabwira ku bijyanye na Bwiza. Sasa rero muri post yakoze yashyize kuri social media ze harimo aho agira ati inzozi zabaye impamo. Ati nejejwe no kubamenyesha ko indirimbo ngizakurikiraho ngiye gushyira hanze ni collabo nzakorana cyangwa se indirimbo nzahuriramo n'umuntu umwe nemera cyangwa se nakunze kuva nyiri umwana. Ati twashize ibyangombwa byose kuri iyi ndirimbo and ati ni izaba itandukanye n'izo mwumvise cyangwa bigeze kumva. Uyu muntu bakuranye ninde, ushobora kumenya ari inde, bimeze bite, ariko muzatungurwa. Indirimbo nyanda yigize ariko wayishyira hanze ni yande ni ya Bwiza. ndavuga uwo bakoranye collabo ni Bwiza nande, ni umugabo wubatse hano mu Rwanda cyangwa hakurya, umuhanzi wo mu Rwanda. ubwo akaba ari ndeba breaking news we insider niyo yabambwiye ati barakubwiye se baragukoresha. oya ariko ni uyu munsi baraguhemba, uyu munsi ngize ibanga uri PR. uyu munsi ngize ibanga. ubwo gambane abakurikiye radar oya rango bagambari ku nyungu zidahari. Okay, mushake mu bahanzi bahari ntabyo bashaka mu babwira mo kandi ndimo kubabwira ngo guess who umuhanzi ninde, ubazi ninde, n'umwe mu bagabo bubatse kandi manzi bakomeye mu gihugu kwanza. Mushakira aho ngaho, ari mwaho ngaho. kuki utamutangaza? Oya ntabwo igihe kirageze cyo kumutangaza. ubwo uzamutangaza yasohotse? Oya nzamubabwira ariko n'iby'indirimbo ko byaje nzababwira. waturawe Yesu umuhanzi n'impamvu nari mu kuvuga nawe nzabibabwira. aha kuko impamvu uwo muhanzi niwe wayisabye. none se ati nimbona byagiye hanze ntarabyemeza bizaba ibibazo. abwira wowe cyabwira Bwiza? Abwira Bwiza. ngo rero nsurumva nawe njye kwisha projet y'undi mwana. nese uzajya hanze ryari? vuba ahangaha mu mpera z'uyu mwaka. audio video cyangwa audio na video. umuhanzi niwe wasabye collabo. nanjye kubivuga. hanyuma Bwiza bumva barahuje nyine barayikora to. kandi Bwiza avuga ko ajya kuba n'umuhanzi inzozi ze. ni inzozi ze urumva arabiyambwiye umuntu akunze kuva mu bwana. asa umuntu n'indundi akunze kuva mu bwana. akaba agikora umuziki. akaba ari umuhanzi wagezweho. banakunzwe pe kandi arubatse. Bwiza afite imyaka ingahe? hajya Bwiza afite ingabire nawe si 20 nk'iya Muheto? aya nta 20. ni nagarengeje 25. iragera ntabwo igeramo pe. umuhanzi n'ibijya hanze niwe uzagira ibibazo cyangwa niwe wagira ibibazo? njyewe se njyewe ahubwo nuko mbitse ibanga. uyu munsi ngeze ibanga nabaho. ni nk'izihe ngaruka zaba uramutse umuvuze? indirimbo ngo bayireka kubera ko byavuzwe, ko byagiye hanze. ubwo se ejo n'ibivugwa indese uzabivuga ko ari njye ubizi. imbuga nkoranyambaga hanze ako zitaba zicayera ni njye ubizi gusa. ariko wumva yamwumvise mani. wumva yamwumvise. ubwo ejo tuzababwira ko operasiyo yitwa ibihame by'Imana. operasiyo hasi twabivuze ahangaha. ntabwo twavuze uko byagenze, ntabwo waravuze ngo ntuzi nimba ngo baratandukanye ngo cyaba yaragenze gute, ngo harabanze gutanga amakuru tujye biri mu mwara maje aravuga ngo ni ngo ntashaka kubivuga. rutera bisimbutse araguruka. none se urumva twaravuze iki muri make? kandi barapfuye ubuyobozi. kandi tutaragaragaje icyo ukuri nyine ibyatanye gute bizarangira gute. sinakwiye ko atageze muri 24 Bwiza afite nakubwira. afite 24. ibihame by'Imana ariko ejo tunigotsa bigaruka kuri burambuye. iminota ntabwo bitwemerera. ejo azaba hano janvier agaruke kuri ibyo operasiyo y'ibihame by'Imana. harimo ibintu by'ubuyobozi twavuze nyine by'ubuyobozi.